Yago afite amakuru menshi atabatangariza. Bimvuga Yago ndabizi ko iki kiganiro uri buze kukireba ariko nyemerera mbivuge. Bano bantu barimo kugenda kuri Yago 90% Yago amaje kugira depression. Nuko ari umuntu wifuje ngo gufata izina rya Yago ngarisibe ku ikarita y'isi. Slim Jesus. Yes, reka nongere mbahereza ikaze bakunzi ba Slim Jesus TV, nanjye mbasaba mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese. Uyu munsi rero nkuko mubibona imbere ya kamera turi kumwe n'uwo bita Karabo Kimana Patrick, ahaje yifunze neza cyane ku gashati k'ubururu. Wakabonye? Kameze neza. Nkandi ya Pastor Claude iba yambaye. Pastor Claude sari ifite imeze gutya. Pastor Claude Jean nabonye bamuhazanga impamvu yambara kunda kwambara amashati y'ubururu. Ari kwisobanura. Yasobanuye ko impamvu ari ye. Sobanuye ko ari uko na Karabo yambara. Urumva ko rero ahubwo yakopeye ibyanjye ntago ari gikopera ibye. Bo reka mbere yuko dutangira ikiganiro tujye kuvugiramo ibintu binini cyane. Ibintu binini cyane kabisa. Twabanza tugasenga kugira ngo twiragize Imana hatagira imyaku n'imikoshi iza kudukurikirana. Kuko hari ibintu nabonye ku mbuga birimo biracaracara. Nabonye Yago ikibazo. Yago abantu bakomeje kumwibasira cyane. Hari nabo yagiye avugaho. Abantu benshi wenda nago babashije kumenya umuntu Yago yavugaga, ariko aka kanya jewe ndabizi ko nawe Slim Jesus uri imbere yanjye utazi umuntu Yago yavugaga, ariko ni jewe ugiye kumeshoninga cyangwa se ugiye kusobanura neza umuntu Yago yavugaga. Ariko mbere yuko dutangira ikiganiro reka tubanze dusenge kugira ngo tubanze twikingire. Banze dukingire. Witeka data mwiza, data nyirijuru, turagushimye turaguhimbaje. Data rero bana natwe muri iki kiganiro kandi utugire neza, uturinde imyuka mibi mu izina rya Yesu. Abantu bagiye kureba iki kiganiro baze kumenya ubwiru buhishwe bwa satanic burimo burakorera mu bantu, baze kumenya byinshi birimo birabera muri iyi si biherekejwe n'imbaraga z'umwijima, baze kumva bamenye n'uburyo babyirinda, kandi uze kubaha imbaraga zo kubasha gukurikira iki kiganiro neza bagisoze. Apana bya bindi byo kureba bagacisha jisho bakaza guhita bagira gute bagenda. Witeka rero ngaho umugisha Slim Jesus, komeza umukomeze, umurinde abadayimoni, umurinde ibintu byo kuba yakora ibiganiro yanyweye kanyanga, yanyweye muri ture. Ayo umurinde man, umurinde kuba yakora ibiganiro yanyweye urumogi, yanyweye za kadashinyika. Ngo bana Jesus Sengisho datubane natwe kandi Imana mbabariye aho nsetse biraho bitaziguye. Slim Jesus urabibona Mana n'umwana mutoya n'umusore abakirimo yanezerwa. Ngaho rero tugere neza ufasha abantu bose bagiye kudukurikira, abagore, abagabo, abakobwa, abakecuru, abasaza, abana batoya, izina rya Yesu amen. Niko kara aziko abantu ariyo mpamvu basigavuga ngo hari abantu basenga hari n'abavangirwa. Buriya nawe se ari ukuntu uri gusenga ukumva hatanye kuza mutuntu. Ako Jesus iryo zina rya Jesus uzarireke, uzagumane Slim ko numva utangiye kunkasa kandi umukozi w'Imana. Uri umukozi w'Imana ariko se nese ko nabandi bantu hano hanze hari ibibazo byinshi rero wari utanye umbwira ibintu bya Yago, ariko mise mbona hano hanze hari ibibazo byo bita element. Urabizi ko aragiye kwa ndimo nanuza na The Ben ndetse na Kevin Kade. Byarangiye bitese. Ndabona bari kuvuga ngo bamutegetse gusiba gukura amajwi ye muri news, bamutegetse gukura amajwi ye mu ndirimbo ya The Ben se. Ndabona ibyo bintu biri kandi akura amajwi kandi ari we uyashyiramo se. Nyina azakuremo ijwi rye, indirimbo iguma ari ya The Ben ndetse na Kevin Kade gusa. Nese element ubundi ni umuhanzi. Ako giye hari n'ibintu abantu je niyo space nayumvisheho gato, ariko iyi space ntago yagagombye kubihari. Nimba mu muziki barabuze icyo bakora. Element ubundi ni producer. Sibyo? Jewe nk'umuntu w'umuhanzi Element uburyo aririmba ndabizi, reka nabisobanura wenda ho gato ya mbere yuko dutangira. Nababwiye ngo turavugira ibintu binini hano. Element uburyo aririmba ntago aririmba mu buryo buri profession. Element aririmba mu buryo bisanzwe ariko akifashisha ama software ahindura ijwi. Ntago kuri Element aririmba ariko aririmba mu buzima busanzwe. Ni software iba yahinduye ijwi. Ho gatoya rero Element kuba bakuramo ijwi rye baba bamuhaye amafaranga yo gukora production. So it's normal. Twikomeze kwa mushuti wawe rero Yago wari kutuga ngo ariko buretse gatoya
mbanze mbwira abantu murimo muratwara imodoka nabi mujye gushakira perimi kwa mwari mukiri. Ibyo nibyo gutwara imodoka mugenda mugonga imikingo, mugonga imikindo, mugonga ibintu mwica ibikorwa remezo. Mujye kwa mwari mukiri madora akora hano kurya nyuma hano ntuza urahabona Nyamirambo. Mwari mukerema yize ibintu byo kwigisha muri kaminuza. Umuntu wahitaza no kwigisha imodoka yigisha neza ku mafaranga make. Muhamagare kuri 0788437222. Ibindi byo kumbwira ngo mvuge ku bya Irene turabivugana. Harya ni Irene mwari mukerema yize kwigisha imodoka. Dukomeze cyane. Wari urimo urambwira ngo mvuge kuri ntago ngera kugo umuntu uvugaho ni wambwiye ngo ufite dutangire kuvuga ngo ufite ibintu byinshi cyane ugiye kutubwiraho cyane insengero. Iby'insengero wabonye ukuntu bazifunze. Dr. Emo kwamamagara mu kiganiro se Dr. Emo yaba agiye kutuvangira ikiganiro kandi twikomereze ubwo muzavugana mu gikari. Ugi twamushakiye mbere ntago yabashe kuboneka. Ubwo nimba yakize rero Imana ishimwe. Insengero ngo bazifunze bazimaze. Ariko rero ndabanza ngira ikintu mvuga kuri ibi bintu. Nabonye Dr. Antoine Rutayisire hari icyo yabivuzeho, mbona Kensi nawe hari icyo yavuze. Ariko ikintu ngira ngo mbabwire abantu benshi murimo muragenda mukritika kuri ibi bintu, mureke leta ikore ibyo yakagombye gukora. Si ubwa mbere insengero bazifunze, abaturage abakristo barakomplaininga, leta irongera ibahereza second chance. Ibabwira yuko ibwira abapasiteri cyangwa se abashumba ko bakwiye kugenda bakavugurura ibyo bikorwa, ibintu bitameze neza bakabishyira ku murongo, bagashyiramo sound proof system, bagashyiramo n'ibindi byangombwa, bagashyiramo amapave mu mbuga, bagashyiraho parking. Babaha imyaka 5 yo kugira ngo babyitegure neza. Siko bimeze rwose. N'abantu murimo muragenda musesengura ibi bintu cyane cyane abapasiteri muri intellectuel hano hantu murimo murabisesengura nabi. Leta yumvisha ubusabe bw'abashumba, babahereza igihe cyo kugira gute cyo kwitegura. Uyu munsi nimba barabahaye imyaka 5 mukaba mutarakoze ibyo bababwiraga, nakandagira ukarabe bababwiraga mukamwara zimwe zararitsemo inyoni, izindi zararitsemo ibitagangurirwa. Ibyo bintu ntago ari byo. So rero kuri akote yanjye navuga ngo bareke leta ikore icyo yagombye gukora. Ahubwo ndabizi ko abapasiteri abakisto banyu baratura, mugerageze gukora ibyo leta ibasaba, ubundi mukingura imiryango musenge. Mwebwe nimwe mushaka gusengera ahantu habi. So tugende dukomeze aho ngaho tukira aho ngaho kuri izo nsengero. Ese koko Kara, ubundi iyo urebye nyine ubwinshi, kuko ngewe nabo iyo nkuru narayirebye ariko ntago nayitaho cyane, mbona ngo bafunze insengero nyinshi cyane. Urumva hari n'abandi bavuze ngo nyine ngo turi mu minsi y'imperuka, insengero ngo bari kuzifunga. Ubundi wowe ibyo ngibyo ubivugaho iki ubundi wowe? Oya, ntago ari iminsi y'imperuka. Ariko iminsi y'imperuka gute? Abantu barimo barababwira ngo bagire isuku, bitwararike, bakora ibisabwa. Rero kuba leta ibabwira kugira isuku ntago ari ukuvuga ngo ni iminsi ya nyuma. Ariko ntimukavuge ibintu. Hari abantu rero bavuga n'ibintu ubona ko bakoresheje IQ mu buryo butari bwo, cyangwa se igipimo cy'ubwenge bwabo. Igipimo cy'ubwenge buke. Ntago kuvuga ngo leta yavuze ngo bafunge insengero avuga ngo nimeruka igeze. Oya, bababwiye ngo musukure insengero zanyu, ikindi mushyiremo sound proof. Gusakuriza uwundi muntu mudafite imyemerere imwe nukubangamira uburenganzira bwa muntu. Ufite imyemerere yawe na runaka afite imyemerere ye. Nimba ari mu rugo wiza kumwumvisha imyemerere yawe wahisemo, shyiramo sound proof. Sibyo? Ntabwo nawe waba uri mu rugo ukeneye kuruhuka uryamye ngo wumve ibyuma byakaze ibintu bimeze ukuntu. Oya, twubahane, tujye twubahana. Nanjye ndi umukristo ndasenga, ariko tugendane n'iterambere. Gake tugendane n'iterambere, tusirimuke. Abantu niba bakazana ibintu byo gusirimuka ngo bavuge ngo imperuka ngirageze, igeze he? None Kara, wambwiye ngo hari ikiganiro wabonye uyu munsi kiriwe kuri social media, ikiganiro cyo bita Papa Cyangwe. Urangiza avuga ati rero cya kiganiro nakibonye, ngiye ku giti cyanjye rwose numva birambabaje, numva nshatse kugira ikintu mbivugaho. Kino kiganiro ukuntu nakibonye, ikiganiro nabonye mu masaha akuze y'ijoro ryakeye. Ariko ni ikiganiro cyari kirimo kuri kwinshi.
cyari kirimo ukuri kwinshi ku Yego. ruhande rwa Papa Cyangwe Mm. no ku ruhande rwa Yago. Mhm. Ariko ku ruhande rwa Papa Cyangwe, Yego. Papa Cyangwe ubu nsigaye mwemera, Mhm. imiziki akora ndayemera, Mhm. ariko noneho ukuri arimo arakoresha, Papa Cyangwe ni inshuti yanjye, Papa Cyangwe amusosori, Mhm. ubwiza ukuri, Mm. ukuri Papa Cyangwe urimo urakoresha Mm. ni ukuri kwinshi cyane, Yego. kandi urabizi ko ukuri kwinshi cyane muri iyi minsi kudakenewe. Mhm. Papa Cyangwe rero gira resistance mu bintu uvuga, Mm. icyo ni kimwe. Mhm. Kuko bariya abantu arimo aravuga uyu munsi, nubwo nabo bagiye bamuvuga nabi, bajya baca umugani ngo nawe uburana n'ugira gute, ngo nawe uburana n'umuhamba. Mm. Icyo nabwira Papa Cyangwe, nihanganiye ibirimo biramubaho, n'imirimbo ze bazisibye yarazivunikiye, yarazitakajeho energy nyinshi, nihangane. Ariko ibyo kuza gucyocyorana na Rocky sibyo, Kagenza se Kagenza aha Kagenza abantu bamuzi kuri filime zo kwa Regis, rero ni umuntu ukunda nawe ibintu by'imyidagaduro cyane. Kagenza nakina neza. Ndabona ahubwo ndabicokoje binavamo, subirizamo gatoya, subirizamo. Urumva icyo navugaga? Papa Cyangwe uyu munsi ni umuntu umaje kubaka izina rinini cyane. Hano hari video wanyohereje none nayo nyiguhaye. Umva icyo mbanza kuvuga, urahita uyiplayinga, urakina iryo jwi n'ubundi. Niyo mpamvu nayikoherereje. Papa Cyangwe ni umuntu umaje kubaka izina. Ariko noneho mani bari abatipa arimo aritendekaho ni ibifi binini, ni big fish. Kuvuga ngo ugiye kwitendeka kuri Rocky Man umuhasara, umwana wo mu nuza wo mu Gatsata, hafi kuri iyi gengo yabo bantuza ba mikrogene n'abantuza n'aba Kadafi, harya n'aba Kadafi ni bene wabo, ni gengo yabo. Rero Papa Cyangwe sigasira izina ryawe, ariko wirinde kwataka bari abahungu. Bari abahungu mani bakuzimya bari abatipe bafite ntuza nini cyane, bafite platform nini, bafite n'abafana benshi hirya no hino ku isi. So ubwo Papa Cyangwe ibyo tubikuye mu nzira bugira inama. Akira abanza yakinira abantu then umbwire. Reka tujye kuri aya majwi. Dore ngayo rwose. Wisetwa nk'inkotsa, wowe uba wigana inseko, wikanira abantu bamaze kumenya ko uba wikanira inseko, uba wikanira ibiki, rimuze uzagira ngo ugiye guseka uhite winera. Come on, uri umuntu w'umugabo uhora mu makositime, wirirwa wisetswa ubusa, wisetswa nk'inuza, ukicaza abantu bakavuga ku izina Yago. Izina Yago naragusabye kuba uriretse ku macano yawe n'amafoto n'ibiki byose, Yago uba umuretse. Komeza urwane na channel yawe, komeza urwane n'abantu managing abahanzi bawe, wabujije ngo kuza kuri Yago TV show, kandi Yago TV show izakomeza ikore. Abo bana b'abakobwa wishe wangije, wabujije ngo bane bazakandagira. Oya buretse ngo abana b'abakobwa agize gute yangije aka kantu abantu bakumvise ubwo. Reka dukomeze, ariko aka kantu mukitondere, dukomeze. No, komeza urwane n'ibyo ngibyo, urwane n'abagore wateye amada, urwane n'abakobwa wateye amada bari mu nce zitandukanye za Kimisagara ngaho mu Gatsata ngaho ukomeze byo kubeshya abantu ngo ugiye ngo ziti Canada. Nabwo ari ibibazo ni byinshi, rwana n'ibibazo byawe ngendeka. Urazana umuntu akicara kuri channel yawe ngo aje ngo kuvuga kuri Yago, ukajya wivugishwa ubugamba aho ngaho, ngo wa mugani ngo Yago ngo yaravuze ngo tujye tubarebera ku ndimi zo ugahita wisetswa. Ngo tujye tubareba ku byo bavuga ugahita wisetswa, wazanye umuntu wamwicaje aho ngaho, nawe muranganya ubwenge, mufite ubwenge bumwe buri mu rwango. Umutima wese uri mu rwango, umugore yarakunaniye, watandukanye nawe, mwana abo wateye amada, natwe vuba tuzabazana, nudacunga neza tuzabazana mu minsi iri imbere, nawe ushobora kuzisanga mu umuriro ugiye kwaka. Entertainment, umuriro ugiye kwaka. Hari ibintu ufite mu gikari, hari ibintu ufite mu gikari bigiye guturika. Buretse dukomeze ibindi bintu udashobora kwikuramo. Rero izina Yago uriretse kenshi wagiye uvuga byinshi kuri Yago TV show, ukavuga ibiki, urabizi uko twahuye, aho twahura urabizi, ibyo nakubwiye isoni zirakwica, murabizi, mugabanye ibintu byanyu. Ubwo ayo macano yanyu yiha ngo mumaze ngo kuba banini, mumaze kubyimba, ngo mwabaye banini, ngo musigayemo. Oya, nge nta bimuga bimpfiraho.
oya aka kantu ko yashyizemo ko aka kantu ko siko k'ibimuga n'abafite ubumuga. Dukomeze oya nta bimuga bingendaho, nta bimuga bimfiraho, ntuzongere kumenyera. Mujye mu bibyo biganiro byanyu, mujye mwica izina Yago, museke mwungikanye we na mugenzi wawe, dore ko muhuje uburyarya mwese. Iyo uri indyarya Imana iguza n'abantu b'indyarya, ngaho wirirwa uva mu kiganiro ngo bakakugarura, ngo uragiye ngo bakugaruye, ngo habaye umuhango wo kukugarura. Bombo clad. Ariko iyo mikino baba murimo ni imikino nyabaki. Abantu b'abagabo b'ubwanwa mwirwa mu mikino, ngo yagiye yagarutse. Mugire address ifatika, mureke ibintu by'ubugoryi. Ni izina Yagomeye muri biretse gatoya, nimukomeza kurimenyera. Hari amakuru rifite rigomba kuzana hano ku mugaragaro hano. Mwirwa mwiganise ko mwisetswa nk'abantu bikanira. No mugarukiraho. Dufite platform nini. Turagira tubimamishe, dufite platform nini, so tubwira aba big energy, tuzana abantu namwe mwangije mwateye amada, mwagize mute. Ariko ibyo bintu byo kuzana abantu mukabicaza ku macano yanyu ngo baje kuvuga ku izina Yago, iryo zina mwararyanze murarirwanya. Uyu munsi cyo gihe kiza cyo kurivuga. Niba udafite ikintu kiza cyo kurivuga, niba udashaka kuzana umutumirwa ngo yicara avuge ibyiza Yago yamukoreye, ni wibeshe ukatakisha Yago ku bintu bibaho ngaho. Nawe dufite fasha hashyizemo n'uruganda watukora ngo nimba naturuhanga sinzi ibyo numviza. So icyo ngira ngo mvuge kuri iki kiganiro Yago yakoze, mu kanya narebyeho kimaje kugira 80,000 mu masaha make cyane. Yago afite amakuru menshi atabatangariza. Impamvu yanga kuyabatangariza ngiye kuyibabwira. Yego ni ihe aranga kugongana n'inzego, kubera ko wenda bimwe na bimwe atabifitiye proof, ariko aza aho byabereye. Yego. Kabiri, arimo aranga kwiteranya. Mvuge ne kuvuga ntiteranya. Icyo nicyo kintu Yago arimo arakora. Ariko Yago ndagira ngo mbwire n'abantu b'inshuti ze mukunda kumukurikira kuri social media kuri social media ze, harimo Instagram, harimo YouTube channel, nuko Yago aka kanya nkanjye umubonera hafi. Yago ni inshuti yanjye, twarana ibiganiro byinshi. Ariko Yago aba bantu barimo kumugendaho, ngewe mpamya neza ku kigero cya 80% bamaje kumutera depression. Ibi mvuga Yago ndabizi ko iki kiganiro uri buze kukireba, ariko nyemerera mbivuge. Bano bantu barimo kugenda kuri Yago 90% Yago amaje kugira depression, cyangwa se 80. Yego. Afite depression kabisa. Uzi impamvu? Yago buri muntu wese ukenera kuza kubaka izina, yego, arimo arahera kuri Yago. Umuntu uwo ari we wese ukeneye kuvuga ibintu byo kushaka guhitinga, arimo araza akitendeka kuri Yago. Yago nawe akaza akababwira atariko mfite abantu banyanga, mfite abantu bangendaho bandwanya bifuza kunyica. Yego. Abantu benshi bakabifata nk'ibintu biraho bya entertainment. No, mureke ibintu bya joke. Abantu bemeye ko dore imbogo ibintu yavugaga biri seriye ari uko yitabye Imana. Ariko uyu munsi ndahamya neza 100% ko Yago nubu na hano mfite ama voice note ye hano ntabakinira hano tuganira. Yago ndabihamye 100% ko 90% uyu munsi afite depression yatewe na bagenzi be bakora akazi kamwe. Depression yaba yaratewe na bagenzi be, subwo byaba byaraturutse ku kinyine ubu ngo byaba byaraturutse ku ki Yago uriya yavuze uyu munsi nuko nawe nyine ibyamurenza agahita avuga. Hari n'abandi ariko wenda reka tugaruke kuri uyu muntu yavugaga. Yego. Uyu muntu yavugaga kuri jewe ntacyo dupfa, ariko ndagira ngo nsase inzobe. Ako nanjye no muvugire kuri channel yanjye. Waretse nkaza kumuvuga se kugira ngo uzamuvugire kwa Yago dukomeza ahubwo. Nta gushaka ko nza kumuvuga. Uzamuvugire kwa Yago. None ahubwo dukomeze. Abantu bamushinje ibiyobyabwenge. Umuntu yavugaga reka ngerageze kumudekiriva umusobanuraho gato. Muvuge. Ni umusore cyangwa se ni harya abafiyemeri ni abantu babyaye. Yego. Ubwo abagabo babyaye babita iki? Ubwo ni abafiyeperi. Abafiyeperi. Uwo muntu Yago yavugaga rero nta nubwo ari umusore, ni umufiyeperi. Urimo kumva? Ni umuntu ufite igitangazamakuru kiri mu basubscribers hafi 600,000.
uwo muntu yavugaga ni umuntu ufite abana babiri b'abakobwa bari muri lebo amanajinga abo bana baririmba indirimbo za gospel. Yego. Abo bana bakaba basengera muri ADPR. Uwo muntu Yago yavugaga ni umuntu wamanajinze umwana ufite ubumuga bwo kutabona waririmbye indirimbo zigiye zitandukanye wigeze guhitinga. Uwo muntu Yago yavugaga ni umuntu ukora kuri televiziyo imwe akorana n'uwundi muntu umukuriye ndetse n'abandi bantu babiri. Uwo muntu akaba ari we wungirije uwumukuriye mu kiganiro ari we umugwa mu ntege. Ubwo ntago mwamwumvise. Ahantu banakorera ni Rwandex. Siko bimeze. Televiziyo ikorera kuri murandasi yavugaga y'uwo muntu ikorera ahantu bita Mavuge. Oya. Ne kwavuga. Ariko ni mu Kiyovu. Okay. Cy'abakene. Ariko nubwo wenda uri kuvuga gutyo uwo muntu uri kuvuga nawe uri mu bantu yazamuye sibyo kandi yafashije. Nyine yaranzamuye ariko nanjye simurwanya. Yego. Icyo ngira ngo mvuge ni iki? Uyu muntu mu makuru mfite mu gikari. Nuko ari umuntu wifuje ngo gufata izina rya Yago ngo arisibe ku ikarita y'isi. Hari izina rye navuze. Uyu muntu ngo yifuje kurangiza Yago ngo amuzimangatanye Yago aveho burundu izina Yago ryibagirana. Ku bw'amahirwe kubera kagashaba cyangwa se no kwagukora cyane umuhungu arakomeza arahasoringa. Uyu munsi Yago aracyashinze imizera cyatera icumu. Nashaka se kumuzimiriza iki kandi? Nurumva ni cya kibazo cy'abantu babahanganye bahuriye muri industry. Uyu munsi reka nkubwire Sirimu. Dufite abantu bari muri showbiz. Akubona uzamutse akumva agashishikazwa no kuba yakumanura akagukubita hasi. Agakora icyo ashoboye cyose kugira ngo akurangize. Rero ndagira ngo mbwire abantu uyu munsi abantu wenda ntibakifata uburozi ngo bagende bakoroge ibyo bakoroga ya mafu numvaga ngo y'imikara bagende bahereza umuntu. Uyu munsi abarozi bahinduye isura. Umuntu akorogera mu magambo. Akagenda akakwangisha abantu. Akababwira yuko uri umuntu ugica, uri ukinywara umogi, uri indaya, uri iki. Abo bose bakora akazi kamwe nibo bagenda basansibiriza izo mvugo ziri negatifu kuri Yago. Yago bashatse kumwangiza kenshi kugira ngo izina rye ryibagirane. Ariko uyu munsi Yago aracyahari. Ariko uwo muntu yavuze reka noneho nanjye mvuga aka kantu gatoya. Uwo muntu yavuze nanjye utwo tuntu yavuze kuri uwo muntu ntumuziho. Gute kandi? Hari uwo navuze izina rye ariko icyo nzi cyo nuko uwo muntu yavuze utwo tuntu twishyari aratugira kandi ndabizi ko uwo muntu asenga. Rero wa muntu we Yago yavuze ndabizi ko nkurikiye rwose gerageza. Urban Boys niyo yaririmbye ngo ishyamba ni rigari cyangwa se ngo soroma nsorome ushyire mu gitebo utahe. Ikintu nababwira iri shyamba ni rigari mureke twe kuryanira muri ibi bintu. Uyu munsi nimba umuntu yaraje yambara kamambiri ngewe uwo yanavuze ndamwibuka yajyaga aza no mu rugo akaba ari njye umutegera. Aje gukora iki wanyu? Aje gukora ibiganiro. Uyu munsi Imana umuntu yarazamutse ariko uyu munsi usanga ashaka gufata abandi bagenzi be agahita agira gute abakubita katapira akabashyira hasi. Ntago ari byiza. Ngewe buriya nanga karengane buriya Sirimu. Oya. Nimba uzamutse ugiye amahirwe ukazamuka neza ariko reka kuzamuka urimo urafata abandi bantu bakubita hasi. Kuko uyu munsi twese hano mu isi turi abagenzi. Uyu munsi ushobora kuza ukavuga ngo ngiye gufata channel ya Sirimu Jesus nyirangize cyangwa ngiye gufata runaka mucinyize ntazazamuke ejo nejo bundi ugasanga arazamutse cyangwa wewe wamurwanya gukanapfa. Ntibishoboka se? None se Farawo arwanya Abisirayeli yarazi kazapfa? Niyabarwanyije kugera aho yiroha mu nyanja. Buriya rero n'abanzi ntibagira n'ubwenge. Farawo ngo yarwanyije Abisirayeli akomeza kubarwanya kugeza ku mwisho wa nyuma kandi Imana yari yaramubwiye ati stop kuri bano Bisirayeli. Rero ndagira ngo mbwire n'abantu baturwanya musigeho mutazirahuriraho umuriro. Kuko Imana ijya kundema hari impamvu yandemye ifite n'ibyo yangambiriyeho. Icyo gihe nushaka kwitambika umugambi wayo ku buzima bwanjye ushobora no kuzabigwamo. Nushaka kwitambika umugambi wa Sirimu, nushaka kwitambika umugambi w'abastari runaka. Sijye ubabona. Jya ubona ko bano abastari barimo barakora akazi kenshi cyane. Wabonye Regis, urabona ibintu arimo arakora? Ari mu kirere, ari mu gicu. Uwamwitambika yabigwamo. Siko bimeze se? Abantu bajye no kutureba turimo turakina ibintu bikomeye cyane.
byiza kandi byigisha bifite ubutumwa bwiza. Umuntu rero witambika umunyamugisha ashobora no kubigwamo igihe icyo ari cyo cyose. Icyo nabwira abantu cyane cyane abarwanya Yago, mushyire baro hasi. Ariko uriya mutipe we yisubireho, afite urwango rubi cyane. Afite urwango rubi. Nagiye mu ibiganiro mani, nagiye mu ibiganiro bigiye bitandukanye, wenda reka mvuge naka kana abantu ntibari bakazi. Nagiye mu ibiganiro bitandukanye ari mu buzima bw'inge nkanamutegera, bakaza no mu rugo no mu mufuka nta kintu byari ngiye nkabwira madamu ntitekera aba bantu barye. Urimo urabyumva? Umunsi umwe amaje kugafata, ndabyuka twari turi hano mu Kiyovu. Amara ifuti angeje mu Kiyovu kubera yari afite pressure ari kubona no kuduha ifuti atabishaka, nari ndi kumwe na Safari zake. Navuye mu modoka gutya nkize ukuguru hasi imbere y'ipine rye, neza yaranciye hejuru amano yarayaciye. Safari arambwira ati uriya muntu n'umutindi akize nabi mani, yarangonze ibaze mani, ese ubu nari wiyangonga kweri puresha gushaka kwiyemera. Erega natwe tuzakira buriya sirimu, natwe tuzakira. Nukuri abantu nibakire baro hasi, abantu be kwiyemera. Nimba ugiriye amahirwe Imana ikagutera iteka, umva ko ihita wumva ko na mugenzi we kuba yabaho neza byagushimisha. Ibi byo kubaho abantu duhanganye tumeze nk'ishyaka rihanganye n'irindi. Nese kara wenda turi twirukanka amasaha yagiye. Ubundi ubona ari impamvu Yago abantu muvuga ibintu byinshi bibi bitandukanye, ariko we akaza nanone atukana kandi nanone akaza avuga nabi abo ngabo bafatwa nk'ari Yago n'umunyakuri. Yago yanga amanyanga. Impamvu bamwanga nuko Yago akoresha ukuri. Ndabeshya se? Ntago mbeshya. Wenda bizuri netre umunyamakuru ngo harya ngo ni sa frontiere, harya sinzi ukuntu babavuga ngo ni mugira umupaka. Ubwo mwebwe uyu munsi ushobora kunkoresha ikiganiro ukagenda ukagikoresha na Yago ukajya no kuri uwo muntu yavuze. Ariko impamvu yagiye bitera, Yago arakora cyane, ikindi nta rwangagira mu mutima we. Yago akubwiza ukuri. Buriya Yago hari akantu yigeze gukora, niyo mpamvu bamwibaca no kenshi cyane gashoboka. Buriya nyine babashaka kumuzima, bashaka kumuzimya kandi nuriya muntu uhora uyimwiba. Buriya ahubwo biriya nibyo mubona. Buriya bajya kumwibaca no babohereye imyuka mibi bagasanga Yago arakingiye. Hakuzi ibi bintu tuba turimo, hakuzi ko mwebwe namwe mutafite amakuru. Yema ubuze abantu bari mu bapfumu barimo barashikisha icano. Iyi umva ushobora kuba ufite n'umushahara w'ibihumbi 10 ku munsi, umuntu akagirwa kugenda havuga ati siri mu Jesus, kandi wenda atari kuri bicana. Ariko tekereza ikintu noneho ko ushobora kubukuraho ibihumbi 50 bya buri kwezi cyangwa ibihumbi 100. Ariko mwebwe muracyari abana. Abantu ushaka baricanya, abantu bagiye gwiki ubuze abantu barimo baraguteza amahembe, Imana ikagukingira. Ariko ngiye hari mu minsi yashize hari umuntu wanteje ihembe ngire ngo urumva, nigeze kuba ndi mu rugo numva akantu karajombyemo hano, numva ni ihembe neza, sinzi ihembe uko rifata. Ariko abantu baba barugisha, ariko ntago byadufata. Nise ntokesha kuva icyo gihe nta bintu by'imyuka mibi bikingeraho. Tuba dufite abantu batwanga bashaka ko dupfa, ariko sha reka mbabwire, abantu bashaka bitonde. Reka nkubwire sibyo. Reka ndabona ngiye kintu navuga kuri bino bintu sibyo. Reka twe kubitinda, ariko uremera ko mufitanye urwango bagenzi banyu. Reka twe kubitinda, urangana. Reka twe kubitindaho ahubwo dusoze. Wahoze umbwira ko wifuza kuba wakora ikiganiro kivuga kuri bino bintu, kuri mugenzi wa Yago ndetse na Irene wagufashije. Irene ntawe navuze. Ariko hari abamuvuze muri kome, hari n'abazamuvuga. Ariko nubyumvisha itabyumva sibyo se? Irene ntawe navuze. So reka mushimire mwana, kamushimire, wakoze cyane. Urakoze cyane. Mbwira n'abandi bantu bakeneye kumpamagara, hamagara kuri 0786855574. Ukeneye imodoka, ukeneye inzu yo kugura, ukeneye iki, ubu ngubu nibyo. Umunsi ariko ufite utuntu dushyugurisha. Utuntu dushya. Ese nta mugore ukeneye? Hari umugore wo muri South Africa ambwiye ngo akeneye umusore ngo umeze nka Sirimu Jesus. Sanje wese shaho. Ntago ndageze igihe cyo gushaka. Urakoze. Ariko mwubahana abanyamakuru.